waba ujya utekereza gukora YouTube channel ariko noneho utarinze kuba wagaragara nyine ukoresheje ama AI, ukaba wumva neza ko nyine wakora YouTube channel ariko utarimo nyine ibi bintu byo kwiyerekana, ibintu byo gukora content ugaragara, ukikoreshereza AI nyine, kuko hari AI nyinshi zikora ama video akaba yagaragara neza kandi zikanaguha views. Icyo gitekerezo nakeka benshi cyane bajya bakigira, especially noneho abantu bashaka gutangira YouTube. Ariko hano hari ibintu nshaka ko turibuze ko twaganiraho mbere yuko turibuze kuba twakomeza, cyangwa se mbere yuko icyo gitekerezo uribuze ko wakigera. Ni igitekerezo cyiza cyane mu gihe watekereje gutyo, kuko ni ibintu bigezweho. AI ni ibintu bigezweho byoho, abantu barabizi. Ariko noneho nubwo bigezweho, hari izindi mbogamizi, challenges ziribuze kuba zaza. Izi challenge dushobora kuba twavuga neza ko hari abantu benshi bahura nazo, ariko ntabwo tuvuze neza ko urimo. Oya, ariko nanone benshi cyane nzi bashobora kuba bahura n'izi challenge tugiye kuba twarebera hamwe. Kubera ko gutekereza buriya gukora YouTube iriya turibuze ko twajya muri pratique, nkwereke nyinshi cyane nagutegure, kuko iki kiganiro ndagira ngo tubi clearing ku buryo ubu ikindi gihe gitaha utazigera wongera kuba wenda wakibeshya wenda ku bintu rimwe na rimwe utazi cyangwa se udafite amakuru. Anga rero iyo utekereje ikintu cyo gukora AI YouTube channel, hari ibintu ugomba kuba watekereza, utagomba kuba wakirengagiza gutekereza. Ikintu cya mbere ni ugutekereza audience yawe ugiye gusavinga. Niba ugiye gukora AI, ugomba gutekereza ko audience ugiye gusavinga atari Nyarwanda, kuko nukuri ugomba kuba wakumva, cyangwa se akabari ushobora kuba zisavingira icyarimwe, ariko impamvu mvuze ko itagomba kuba ari Nyarwanda nuko abanyarwanda benshi ntabwo babumva icyongereza. True. Kandi AI kugira ngo ikubyarire umusaruro uraza gukenera icyongereza. Narababwiye ko mu Rwanda tutari monetize, ntabwo turi eligible, ntabwo ads zigaragara. Iyo nayo ni imbogamizi ishobora kuba yatuma amafaranga washoyemo utaribuze ko wayabona. Aha rero ndagira ngo uze gutekereza neza, utere umubare neza kugira ngo utaza kugwa muri manga. Niba watekereje gukora content ya AI, njye wungishije inama nk'umumenta ukambwira ati bigende bite, nakubwira ati ni Icyongereza, Ikinyarwanda kibagirwe. Kubera ko niba witegereza nujye no gukora Ikinyarwanda na production yayo iribuze kuba yakugora. Ushobora kuba AI wayiha script y'Ikinyarwanda ariko ikakivuga by'amafuti nyine ubona bitanaryoshye. It's okay, ushobora no kuba wayikora AI ikagukreera wenda ntuze amashusho, wenda ugakora icyo bita voice over y'Ikinyarwanda. Iyo voice over nayo iribuze kuba yaguhenda. Urakenera ibikoresho, kandi ibikoresho nabyo ntabwo aba ari ibintu byoroshye, kandi none bikagendana n'iyo production iyo video yawe. Ni ibintu ugomba rero kuba watekereza. Iyo umaze gutekereza rero audience ugiye gusavinga, naguhitiramo audience soit ivuga Igifaransa, Icyongereza cyangwa se Icyesipanyol. Izo nizo audience ushobora kuba nari kuri komanda. Iyo umaze guhitamo audience mwizo rero uhita ujya kuri step yindi kurikiyeho, nakiti ya kabiri. Ni step yo kuvuga ati yo guhitamo niche ugiye kuba wakoramo. Ibi bintu bya niche byo ni ibintu by'ingenzi cyane, sometimes abantu birengagiza, ariko ni ibintu utakwiye kuba wakirengagiza ku giciro cyari cyo cyose. Ati impamvu ni iyi: ibi bintu bya niche, iyo ufashe niche bisaba kuri buze kuba wayizirikaho. Bisaba kuri buze kuba wayizirikaho kugira ngo izabyare umusaruro. Ibyo ni ibintu biri basic. Niba ufashe niche ugiye kwigisha ibintu nibi urabyizirikaho, no mata waturwane nabyo mu gihe cy'igihe runaka. Iyo bimaze kuba byakunda, icyo gihe nicyo gihe ubutangira kuba wasarura. Rero ibyo ngibyo iyo umaze kubitekerejaho ukamara kubona abantu audience ugiye gusavinga, soit n'Icyongereza, Igifaransa cyangwa se Icyesipanyol, cyangwa se nanone indi audience, ariko ndakekiza ari zo audience zikunda kuba zivugwa cyane. Abatavuga Igifaransa bavuga Icyongereza, abatavuga Icyongereza bavuga Icyesipanyol. Nyine nibo bantu benshi baba bavuga, nizo ndimi zivuga cyane ugereranyije. Nyine iyo mvuga ntiwumve we ntubyumve muri context iri negative, uvuge ngo n'Igiswahili kiravugwa ariko kivugwa n'Abanyafrika. Izo ni ndimi zivugwa n'abantu bari ahantu hashobora kuba hagwa amafaranga, nubwo buryo mbivuzemo. Kuko nk'Icyongereza Abanyamerika barakivuga, which is good.
gize audience y'inyamerika ni sawa. Icyesipanyol ndakeka abantu bari muri Amerika banazi ko Espanyol mu banyamerika bimwe ab'Espanyol benshi za Mexique, like it's okay. Igifaransa muri Canada barakivuga, kandi Canada ifite high CPM no mu Faransa no mu bihugu byinshi ni indimi mpuzamahanga, niyo mpamvu nazihisemo. Iyo ibyo ngibyo rero urangije, biribuze ko byajyana ku kintu kiri practical, biribuze ko byasaba kugira ngo mbikwereke unabisobanukirwe, kuko abantu benshi hari igihe umuntu babwira ibintu kagira ngo hari ibindi ndibuze ko bana nabikwereka. Turibuze ko urahita ujya ku indi step nakita ingenzi cyane, no gutekereza uburyo AI uribuze kuba wakoresha kugira ngo uproducinge za video ugiye guha abagererwa bikorwa ba. Wabonye niche, wabonye naho n'ururi muri buze ko wakoresha. Impamvu ibyo nabitinze nuko ari ibintu niba ufashe niche yo kwigisha, niba ari iby'ijambo ry'Imana uzabikora mpaka. Abazungu buri aba n'abantu bari strict cyane, ntabwo uzabazanira content iyi ngo ejo bahindurire ngo bikugendekere neza, kanegere hafi kubera ko kiye kujya muri pratique. Rero icyo kintu nacyo ugomba kugikonsidaringaho kuko nishi nyine ubuyizirikaho pe. Iyo birangiye rero uhita ujya gureba AI uribuze kuba wakoresha. Ahangaha ni abanyarwanda benshi bibanigira, ni abanyarwanda benshi bitunanirira pe. I tried, ndibuze ko nabibereka in progress. Murabona neza ko ari abanyarwanda benshi ibintu byangira. Ahangaha nabonye AI zigeze muri enye ushobora kuba wakoresha z'ingenzi zikora ibintu nyine biri perfect, ariko none biribuze kuba byari imitwe n'ikintu bita amafaranga y'abanyarwanda nyine twishyura kuri AI. Kuri urugero rutoya turibuze kuba twakifasha iyo bita Pika, twifashisha iyo bita synthesis na generative session, cyangwa se iyo bita bayita Runway, ibintu nk'ibyo ngibyo, na InVideo fiteho na plan, fiteho plan reze ko Karenze ariko mfiteho plan. Njye gutegura iki kiganiro byasabye ko ngura plan y'amadolari 20 kugira ngo mbereke. Yeah, it's true. Naguze plan y'amadolari 20 kugira ngo mbereke ukuri. Niyo mpamvu nyine mubwiye ko content creation ntabwo icyoroshye. Ahangaha rero turibuze ko twahera kuri AI bita Pika. Iyi AI bita Pika ni AI ishobora kuba yagucreera ama video. Okay? Ishobora kuba yagucreera video. Ariko iyi AI Pika nagiye nibanda ku ma plan yazo, nagiye focusinga ku ma plan yazo. Urabona ngi AI Pika hariyo bita free. Iyi free, iyi niyo current plan ngi nyine bashaka kuba baguha 18 video credit 80 kuri video. Ni credit nke cyane. Turibuze ko twabireba mu iriya in video naguriyeho plan. Usanga izo credit 80 zishobora kuba zakreya nk'aka video kamwe nako kamafoto, ubona neza ko kataryoshye. Baguha ni kuri Pika baguha credit 80 nyine. Uburyo babibara tuvuge turi bigiraho aha amafaranga ari, bakavuga ngo download video with no watermark. Urabona hano kuri credit hano iyo ari free urayidownloadinga video, baguha access ukaccessinga kuri Pika. Ariko none bakaguha limitation yo ku exportinga 480. Iyo ubwayo ni fake cyane, nta nubwo ibigaragara neza, ntago ari ikintu bajya gupresentingira abantu. None bigeze kuri downloading ari iki watermarks kingana, umva kiba ari kinini pe, kuko uri kubona hano Creators Rwanda nawe washyira iki watermarks kinini, bivuze ko icyo kiraza nyine ko kuri murakoresha iby'ubusuri limite. Hanyuma project over video credit commercial, bakavuga ngo none nta nubwo yemerewe kuba yakoreshwa muri commercial use. Bijyanye wenda n'ubucuruzi ushobora kubikoresha ntibimere neza. Purchase more, reka ibi ngibi tubireke tujye kwiyingi yishyurwa, wishyura amadolari 80. Ahangaha rero kuri plan ya kabiri wishyura amadolari 80 ntabwo bivuze neza ko ari amadolari wishyura ku kwezi, no. Iyo uguze iy'amadolari 80 bahita baguha icyo bita monthly credit, baguha credit. Bivuze ko ushobora kugura iya credit z'amadolari na amadolari 8, ntabwo ari 80 plito, ntabwo ari 88 munyumve neza. Baguha credit hano 700.
izi credit 700 ushobora kuba wazicreatingisha video bitewe n'uburyo ingana zikarangira ari video imwe. Rero iyo ari video imwe icyo gihe byumvikane cyane ko hari tugiye kuba cyaba uragura izindi credit. Okay, tugiye ura accessinga kuri Pika first generation, buriyo waguze credit video ya kugeneratinga biriruka ngo purchase more rollover free. Hanga bawemere kugura izindi credit nyine tuza za video like zashize nyine wazimaze ukagura n'izindi. Gusa download video with no gusa nimba guzi ya 80 ura download video with normal video irazi video watermarks ni credit 8 naga ni 80. Sizima muri gukomeza mbyitiranya. Ni credit 8 ntabwo ari 80. Gukomeza mbyitiranya. Ariko nanone ntabwo wemerewe kuyikoresha muri commercial use. Hane ahantu ushobora kuyiposting ukabona bagwaye copyright. Kike kuri kubyumva kwingi ndakeka hanga selectings. Okay, bayita ni standard. Turahita tujya kwingi bita ni pro. Iya pro yoho kuyipika video ishobora kuba yaba ndende ariko ntabwo nabishaka, ariko ndagira ngo mbisobanure birangire unamenye uko bihagaze. Wishyura amadolari 28 ku kwezi. Iyo wishyura amadolari 28 ntabwo babiguhaye byose, baguha icyo bita credit 2300. Izi credit 2300 2300 ni credit ziba ziri uburi gukoresha nyine gukorera video. Iyi ngiyi byose ubu byemerewe. Uradownloadinga video wa uploadinga nta kibazo, uradownloadinga nta watermarks, ushobora kugura izindi it's okay nta kibazo. Hakaza iyi Pika bifite ikindi kintu bita fancy. Iyi fancy uwishyura amadolari 75 ku kwezi, bawa credit 6000 byose nyine ukaba bifite. Ikiba gitandukanyeho cyane n'ingiyi y'amadolari 28. Iyi ngiyi nuko yoho ugira nyine bagwa credit nyinshi. Urabona ko ingi bagwa credit 6000 bagwa credit 1000. Bivuze ko ingi wa create video nyinshi ariko ntahitane cyane n'iyi ngiyi ibyi yakora n'iyi ngiyi yabikora. Ndakeka mumaze kuba mwabibona aya madolari ajya kugera hafi dushyize mu manyarwanda wenda turebeye aho idolari riri kanze duhite tubikora byose. Teka murimo murabibona USD do Rwanda duvaje wenda amadolari 70. Urabona ko ni 111 n'amafaranga 50 ku kwezi. Aba credit zingana kuri ya bakagwa zira credit Pika. Amadolari 28 yo katureba ari amafaranga ngahe kugira ngo bisobanukirwe nabyo bimenye ni 40 wishyura buri kwezi. Ariko nabyo bitewe na video. Ibi izi credit inki credit wenda ushobora kuba yagukiriya nka video wenda iyi ngiyi ikagukiriya nka video nziza nyine za zindi za danje. Iyi ushobora gukiriya nka video wenda tuvuge nka za danje nyine zirya zimeze neza kabisa. Ushobora gukiriya nka video 20 yazikora ku 110 ukoresheje iyi Pika. Tujye ku iyi synthesis. Iyi synthesis yoho synthesis iyi ngiyi nayo hari starter uza downloadinga video. Reka ture do focusing ku mafaranga cyane kugira ngo kwihute video itaza kurambirana. Anga urabona ko indi AI bita synthesis. Urabona ko hano bagwa ku wishyura amadolari 18 bayavanye kuri 29 ya 18. Nashobora kuba downloadinga video, AI assistant video, AI dubbing, kudabinga, remove. Hano banakwemera gukuraho logo ngo one editor, free guest ya chako kwadinga n'abandi. Urahita ubona neza ko bagwa synthesis avatar. Izi nizo bagwa nyine gusa na usable up to. Urabona zikoreshwa mu minota 120 ya video. Bivuze ko video zose uzakoresha mu gihe wishyura amadolari 18 ubwo nangahe mu manyarwanda amadolari 18 mu 27 ni video byibuze uziteranyije zose kujye zitarenga iminota 120. Bivuze ko niba ukre video y'iminota 20 iragabanuka, niba ukre n'indi ziraba bibaye 40, nimba ari indi 60, nimba ari 80 gutyo 100. Bivuze ko ni nka video 5 ushobora kuwarema ku 27 ukoresheje iyi starter. Ukajya kuyingiyi bita creator. Iyi creator na amadolari 68
yo ntabwenze cyane, ndabona ni 93 kandi ahangaha aho baguha televiziyo baguha video kugera ku minota 360 byumvikane cyane ko iyi ngi ikujya gukuba hafi iyi ngi inshuro ebyiri n'ibice. Ahangaha baguha credit 14,500 ariko izi credit zabo ziba zitandukanye n'uburyo bazijyana nabo babyishyiriraho just kugira bagukiping. Dore nk'iyi credit baguha 44,000 gakira video zishobora kuba zagera nko ku minota 360. I think it will be much better if you go with this one. It's good. Then turibuze ko twagera no ku yindi bita ingi bayita gute, bayita Runway. Iyi Runway AI nayo create video gusingiyo urabona neza ko ushobora kuba wishyuye ku mwaka, ushobora kwishyura yangaya ariko ku kwezi bo kugira ngo utangire kuyikoresha ku mwaka nyine wishyura amadolari 28. Bivuze ko anga uguriye rimwe umwaka buri kwezi bakora ku madolari 28. Okay, ariko anga iyo uguriye anga uguriye hamwe kugura ku kwezi kuko kundi bafite amafaranga make ni amadolari 35. Reka turebe plan zabo zose. Urabona bo nta na free plan bagira. Abangabo bararakaye. Urumva ngo baraguha free plan wapi? Plan yabo ihera kuri ku madolari 12, ku madolari 28, 70 nangahe andi enterprise ukabahamagara. Abangaba baguha turebe ntuze offer baguha anga ku madolari 28 baguha credit 2,250 ku madolari 28 ubwo ni nk'ibihumbi 70. Katurebe hano ni nk'ibihumbi 340 n'amafaranga 95. Ukaza hano ku yindi ya kabiri ingi bayita unlimited na madolari 75 ibihumbi 110 kaguha credit kumuna credit ari zimwe. Ona credit hano credit ni zimwe gusa. None ahangaha bakwemera gukoresha izi AI hari Genie 4.4 na Kling na Nano Banana Pro na Sedas. Katurebe ingi se itandukaniye he gusa abangaba ari all AI model gusingi ni unlimited. Ndakeka aka kantu konyine gashobora kuba karenzeho. Noneho turibuze ko twajya kuya abantu benshi bamenyereye bita in video ariyo iyi ngiyi. Reka dukoreshe aho nyikoresha iyi in video yoho duhereye ahangaha. Urabona neza ko hari free plan ariko yo nta nubwo itinda bahita baguha ahangaha, bahita baguha ntuze bahita baguha hari plan y'amadolari 20 ari nayo current plan. Urabona ko ariyo naguze. Please kaze mbikwereke kugira ngo mubibone. Reba ahangaha urabona ha nje ndi ingi nyine to ndi ni ingi naguze. Ingi naguze baguha credit 75. Urumva nizi credit 75 narazikoresheje kiriya ka video k'amafuti pe ndakabereka k'iminota 3 mu Cyongereza ariko nako kameze nkaho nyine na minota 3 bahise bajyana iminota 3 bajyana credit 16 unyumvire. None ukagura ngo na credit wenda ayangaya amadolari ku madolari 100 ku kwezi bagwa credit 390. Ibi ni 145 hafi aho. Noneho ahangaba bagwa wenda access AI video trend nyine ugenda ubisoma tu. Hanyuma bo banagera no ku $1,000. Ku $1,000 bagwa credit 425 bagukoresha VO 3.1 Sora na Kling 3 access ni ibyo ngibyo urabibona. Noneho reka tuzano urebe ibi aba bantu buryo abari ibisambo kurugero rutoya wenda ngewe urabona ko ndi plus ntabwo ndi free. Urabona ko ndi plus nari naguza akamadolari 20 aka ngaka bampaye credit 70. Ariko urabona neza ko maze gukoresha nakoresheje credit 16 kuri credit 75 bampaye. Nori kubibona. None reka ze nkwereke iyo video nakoze. Ni video iribuze kuba yagutungura. Ni video nyine nakoze just by experience nyine like udakora experiment nkwereke uburyo ibi bintu bya AI bihenze. Ndakeye kuri kuyibona ni video.
iyi video niwitegereza urabona nta bundi bwenge buhambaye burimo. Urabona ni amashusho yo kuri ntuze bagiye bafata bahuzahuza yo kuri stock image. Gusa nyine wenda ntabwo bafite ikintu bita amantuza ama copyright. Kuri kuyibona noneho ni iminota 3. Bivuze ko rero ku bihumbi byanjye hafi 20 hafi 30 natanze bakreye video y'iminota 3 ni credit 16. Ubu nkreye n'izindi z'iminota 3 gusa video y'iminota 3 nta kiba yagufasha. At least ni video y'iminota 10 kuzamura. Ari video y'iminota 10 ndakeka ko zishobora kuba ku bihumbi byanjye 28 hafi 30 ushobora kuba nakreye nka video byibuze ebyiri byo nazikreye z'iminota 10 cyangwa 15 gutya ebyiri gusa. Ikintu wakibaza no kwibaza se uri capable ko wakishyura 15,000 kuri video ku 30,000 kuri video ebyiri. Ahandi ni hari video mujya mubona nk'ubu ngubu ubonye iyi bita Elite nibwo ushobora kuba wakoresha ningi wenda bita generative. Ushobora kuba wakoresha zira Kling AI ukaba warema character y'umuntu ukabona nyine umuntu naka AI taburyo ubuntu dustore ukabona umuntu arimo aravuga inkuru ariko ukabona inkuru nyine hari character zirimo zirayikina. Bakoresha ama VEO gatatu n'amasoro n'ama Kling. Gusa nyine birahenda. Ushobora gusanga akantu k'iminota 3 ushobora kujyana ama credit. Nibyo bintu rero nakubwira ubyumve kandi ubisobanukirwe. Niba ushaka gukora AI nayo makuru nagiraga mbahe ndakeka abantu bari babimbajijeho murabisobanukiwe. Nuko nguko ikindi kintu ugiye ku uploadinga ukibuka ko ugomba gushyiraho ko iyo video yakozwe na AI kugira ngo wirinde ibindi bibazo. Nidashyizeho ko yakozwe na AI bizana ibindi bibazo. Ciao tibagirwa kumfollowinga. You're welcome.